dore impamvu ufite indwara ya kubase yanze kugenda burundu atugitangiranye ahangaha batwereka umugore urimo urakanda kuri computer ye ameze nkaho ari mu kazi ahita agira umushyitsi uje agasuhuza arabanza aramwihorera arongera arasuhuza bwa kabiri uyu mugore arakomeza areba muri machine nkaho atamwumvishe none aravuga ngo waretse nkicara hanyuma akicara umugore ahita amubwira ngo zamuka se haguruka gira vuba kumbe yabyumvaga urabona ko nyine yijijishaga hanyuma uyu musore aramubwira ngo nta kibazo reka maguruka ariko murakoze cyane kuma uyu mwanya nkaba ngiye kuvuga ibinzanye ngo ngewe nitwa Tom ngo kandi rwose ngo nakoze ubushakashatsi ngo umugore ahita amuca mu ijambo aramubwira ngo rasa ku ntego hanyuma uyu mugabo witwa Tom ahita avuga ngo nge nakoze rero ubushakashatsi nsanga company yanyu idakoresha computer cyane ngo kandi twebwe nka company rwose yabaye inzobere mu bintu bijyanye no gukoresha computer rwose twashaka ko dukorana atarangiza kuvuga umugore ahita amuca mu ijambo ngo ariko wowe uri umusazi cyangwa wowe mbere yuko uza hano wabanje gukora ubushakashatsi bwawe ngewe uzi uwo ndiwe ngewe nshobora kukugura nkagura n'iyo timu yawe nkagura n'igisekuruza cyanyu cyose nta soni urimo uraza umbwira ubusa banza urebe ako ka computer ufite ubundi iyo computer wayiguze he ako computer ni akamakeya nta nubwo nzi niba kanakora n'akazi ako ubundi wari wireba mu kirahure urebe ukuntu usa ceceka aho ngaho agerageje kumubwira ngo rwose mbabarira narinje kubabwira rwose ko mukeneye ceceka aho ngaho uri kuvuga ubusa hanyuma uyu mudamu ahita avuga ngo uri kunyibutsa gusa umugabo wanjye nagiraga wari ikigoryi nawe nkawe uri kumuraza umbwira ubusa gusa nta n'isoni ngo uraza ngo ufite ngo ibintu ushaka kongera muri company yanjye gasohoka se gira vuba mva mu maso umwanda gusa hanyuma ahita ahamagara kuri telefoni ahita ahamagara ngo Francis uyu mwanda wanyoherereje nuba hehe ni ikigoryi nta n'ikintu na kimwe azi ngo njye ntabwo namwemera rwose nshakira undi muntu kuko uyu muntu rwose arasa nabi afite umwanda nta n'ikintu na kimwe azi ku bijyanye na computer iyi nibyo rwose Francis bwarakano Francis Moji ngo rwose nibyo ngo rwose ngako nanjye mfite ubwoba uziko ngo ngiye ngo kwibere ryanjye ry'ibumoso ngo ndabizi ibyo ndwaye ndabizi ariko nagize ubwoba nanze kubyemera rwose ndabizi nyine wenda ibyo ndi gutekereza iyo ndwara ndi gutekereza ishaka kuba ariyo ariko ntabwo nshaka kubijyamo kuko mfite ubwoba cyane ubuse kuko ngo najya kwa muganga kuko ubu nsanze kuko ari byo ndi gutekereza ishaka kuba ari kanseri rwose hanyuma abona wa muhungu yari yirukanye yarahagaze ngo ari kubyumva agiye kumubwira ngo wowe sinari naguye ngo usohoke uyu muhungu ahita amubwira ngo ceceka aho ngaho hanyuma aratangara cyane ngo wowe ni wowe uri kumvugisha gutya ngo ni wowe ndi kubwira gutyo wowe mwuka wa kanseri ni wowe ndi kubwira ngo ceceka sohoka mu izina rya Yesu sohoka muri uyu mudamu sohoka mu izina rya Yesu Kristo ndategetse mwuka wa kanseri usohoke muri uyu mugore mu izina rya Yesu Kristo hanyuma uyu mugore ahita avuga ngo umwuka wa kanseri ugiye kunsohokamo ngo yango ntago ari ndi kuvuga ngo banza ureke kwishyira hejuru nuramuka wikuyemo ubwibone aka kanya ukabureka ukicisha bugufi kanseri irahita gusohokamo mu izina rya Yesu Kristo hanyuma umugore asigara yicekinga yewe muzi ko bigiye ko biragiye what ibintu bibaho biragiye Yesu urakoze cyane biragiye hanyuma banditse ngo the actual lamp is her pride ikibazo nyakuri ni ubwibone ahita atangira kwibaza ngo ariko ngo ubwibone rwose ngomba guhangana nabwo ubwibone nibwo buremereye kuruta na kanseri ubwayo niyo kanseri kurusha kanseri ya nyayo abahise bakubwira ngo what lamp do you have eating you up ese wowe niki kindi kintu kigusubiza inyuma hahise handika ngo ubwibone uburakari kutababarira ubusambanyi amatiku kubeshya n'ibindi nk'ibyo ngibyo hano handitse ngo repent of these sins because they are more cancerous than cancer itself ihane ibi byaha kuko ubwabyo ni kanseri kurusha kanseri ya nyayo bahise batwereka ibyakozwe n'intumwa 3:19 nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana nkuyemo yuko ikintu kijyanye n'ubwibone rwose ari ikintu kibi ariko nanubwo ari n'ubwibone gusa babonye ko bavuze ngo n'amatiku no kugira umujinya nabyo bishobora gutuma udakira ibaza ariko umujinya Bibiliya nayo iwugarukaho
ni ibintu byatuma udakira indwara yawe. Banza ukire iyo ndwara y'ibyo byaha, hanyuma noneho uzahita ukira n'iyo ndwara ya nyayo urwaye, kuko ibintu byose bigira uburyo bikoramo. Nizere ko kano gafilimi Imana ntago yaba yibeshye kuba yakakweretse uyu munsi. Hari impamvu Imana yakakweretse, ntago rero Imana ijya yibeshya. Ndabizi neza, ndabyizeye neza ko yari yaguteguriye uyu munsi kuri buze kukabona. Rero wumvire Umwuka Wera, si ngombwa sinkuzi, ntago tuziranye, ariko wumvire Umwuka Wera kuko yakuyoboye hano kuri aka kavideo kugira ngo karebe. Ubwo rero nawe